Utu ni utubindi twafukuwe n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli adufukuje icumu rye ry'imitsindo. Utu tubindi twarubona ni 12. Ugeze aho turi abona ko tuzatandukanye n'ibindi bisanzwe. Icyakora ko ntidushobora guterurwa kuko dufukuye mu mabuye y'ibitare biri mu butaka. Kagari Karubona, Murenge wa Kiziguro, i Gatsibo. Bikavuga ko twacukuwe n'umwami nyine Ruganzu Ndoli akoresheje icumu rye ry'imitsindo. Aha ni hamwe mu hantu hari igicumbi cy'amateka y'u Rwanda wasura mu karere ka Gatsibo. Umudugudu utubindi duherereyemo waratwitiriwe, witwa Tubindi. Hakaba umuhanda wa kaburimbo Kayonza ka Gitumba. Uhageze abona ibisa n'imyobo ifukuye mu buryo butapfa gusobanurwa uko yafukuwemo mu rutare. Ikagira umunwa, indiba n'intango bisa neza n'iby'ikibindi. Iyo myobo ifukura mu buhanga ikaba 12. Iri mu bice bibiri yegeranye, aho imyinshi iri mu mbago z'urwunge rw'amashuri rwa Rubona, indi ikaba mu murima uri inyuma gato y'uruzitiro rw'icyo kigo. Imva n'imvano y'utu tubindi ni iyihe? Byagenze bite Ruganzu afukura utu tubindi? Ngo hari mu kinyejana cya 16. Icyo gihe igihugu cy'Ubunyabungo cyategekwaga na Nsibura, cyacuze umugambi wo gutera u Rwanda, kibishyigikirwamo n'Ubugara bwategekwaga na Nzira ya Muramira. Umwami w'u Rwanda Ndoli wa kabiri Cyamatare amenye ko agiye guterwa, we yihutiye guhungisha umwe mu bahungu be wagomba kuzamusimbura ku ngoma ari we Ndoli, kugira ngo atazagwa mu maboko y'umwanzi mu gihe Cyamatare yari kuba atsinzwe. Kuva ubwo Ndoli yagiye ku wundi Karagwe kwa Nyirasenge Nyabunyana wari wararongowe n'umwami waho Karemera Ndagara. Nk'uko bivugwa n'umwanditsi w'amateka Alex Kagame, iragira ivuga guhungisha Ndoli no kuba ari wagombaga gusimbura se ku ngoma. Cyamatare yarikoreye ku mukingo wa Nyanza, aribwira abaryankuna kandi abategeka kuzaryubahiriza nyuma y'itanga rye. Avuye ku mukingo, Cyamatare yimukiye mu Kingogo, ari naho ingabo za Nsibura zamusanze zimutsinda urubi rw'Inyundo. Ndoli wa kabiri Cyamatare amaze gutanga, u Rwanda rwagiye mu kangaratete. Igice kimwe cyarigaruriwe n'Abanyabungo, ikindi gitegekwa n'abavandimwe ba Cyamatare bari baranze kumuyoboka. U Rwanda rwabaye muri ayo mage imyaka 11. Ariko umwe mu baryankuna witwa Kavuna Kamushimiye yari yarakomeje kujya ajya gusura Ndoli akamumenyesha igihugu kigeze. Nsibura amaze gutanga, abaryankuna bo mu ibanga rikomeye batumye kuri Ndoli ngaze y'imingoma ya se. Nuko boherezayo Kavuna ngo ari we ujya kubimubwira, kuko yari asanzwe ajya kumumenyesha n'andi makuru. Ndoli ngatahutse yerekejwe n'abantu yizeraga gusa, bayowe na Muyango wa Ruhinda wavaga indimwe n'umwami wa Karagwe Karemera Ruhinda. Bageze ku mugezi wa Kagera, Ndoli yategetse abasare kwambutsa aho bari kumwe uretse Kavuna, uko indagu zari zarimubujije. Kavuna nawe yibonye atyo, wenda umuheto n'icumu rye abivunira ku ivi aterera mu mazi, nawe arabikurikira yiyahuye kubera agahinda kenshi yari yaragize. Insigamigani bari babwiye muze gusubira inyuma mu yumve yose. Ndoli n'abari bamuherekeje bahuriye n'abiru bari baje kumwimika Gatsibo mu Ndorwa, abari naho yimira yitwa Ruganzu wa kabiri Ndoli. Nyuma yishakiye umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyirarumaga wari utuye igihugu mu ibanga rya Jari, kuko nyina umubyara yari yaraguye mu bikoye abakobwa. Umugabekazi Nyirarumaga yamenyekanye cyane nk'umugore w'umusizi, dore ko ari nawe wahimbye ibisigo bwa mbere. Ingoma y'ingabe ya Ruganzu Ndoli we yaje kuyita Karinga. Ruganzu wa kabiri Ndoli amaze kwima ingoma, yaciye amateka 3 agaragaza ko u Rwanda rwakomeje kuzikana Karagwe nk'igihugu cyabundishije umwami warwunamuye. Ategeka ko izina Karemera ryari ry'abami b'Ikaragwe yongerwa ku rutonde rw'amazina y'ubugabe mu Rwanda. U Rwanda rutazigera kandi rutera Karagwe, ndetse abami b'Ikaragwe baba bajyanama badasanzwe abantu b'u Rwanda. Nta gushidikanya rero ko Ruganzu wa kabiri Ndoli ari we mwami wabaye ikirangirire cyane kurusha abandi bantu b'u Rwanda. Ibi bigaragazwa n'ibintu byinshi bitandukanye Abanyarwanda bakimwibukiraho kugeza ubu, mwifatwa nk'ibitangaza. Abahanga mu by'amateka bavuga ko bimwe mu byo Ruganzu yakoze bikomeye nuko yahoreye se akigarurira Ijwi n'Ubugara.
ndetse yica abahinza benshi, yigarurira impugu zabo zari zikikije u Rwanda. Mbese kumenyekana kwa Ruganzu bifite ishingiro kuko yakuye igihugu mu mage kirongera kiba igihangange, kandi aracyagura arenza imbago aho basekuru bazishinze. Kubera ubwo butwari Ruganzu wa kabiri Ndoli yagaragaje, hari byinshi imwitirirwa muri iki gihe bisa n'ibitangaza cyangwa amayobera. Mu bimwitirirwa harimo n'utubindi twa Rubona bivuga ko twafukuwe nawe. Abakuru basobanura amateka y'utwo tubindi, bakavuga ko ubwo batahaga mu Rwanda baturutse Karagwe, nyine Ruganzu n'ingabo ze baraye Rubona mu Buganza. Ngo bahageze bari bafite inyota, nuko Ruganzu yenda icumu rye arishinga mu butaka, afukura intango 12 zose zuzura amazi baranywa. Kugeza amaginga ya izo ntango ziracyahari, nubwo zigenda zangizwa n'isuri ndetse imirimo y'amaboko y'abaturage ikorerwa ku butaka ziteretseho. Cyakora nubwo izo ntango zimeze ibibindi binini bifukuye mu ibuye rikomeye, biragoye kumenya undi waba warabikoze niba atari Ruganzu koko. Kugeza ubu ahantu mu tubindi twa Rubona hamaze gushyirwa ku rutonde n'inteko y'umuco nk'ahantu habumbatiye amateka yo hambere kugira ngo azabungabungwe. Ngayo nguko aha niho dusoreje amateka atangaje y'utubindi 12 twafukuwe na Ruganzu wa kabiri Ndoli, ruherereye mu mudugudu wa Tubindi, akagari ka Rubona, umurenge wa Kiziguro, mu karere ka Gatsibo, kari mu ntara y'Iburasirazuba. Niba ukunze aya mateka, kora kuri like witwereke. Niba utarakora subscribe kuri iki channel, kora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro byigisha amateka y'u Rwanda, imigani, insigamigani n'ibindi biganiro byose byigisha umuco nyarwanda. Naho ubutaha, bye bye.